uhorana umunaniro ukabije, ukabura peti, ukabifata nk'aho ari ibintu bisanzwe, ariko bishobora kuba atari ibintu bisanzwe, ahubwo bishobora kuba ari ibimenyetso by'indwara ikomeye mu mubiri wawe. uyu munsi tugiye kuganiriza ku bimenyetso cyangwa se ku bintu biranga umuntu urwaye kanseri y'umwijima. Nayo ziri muri kanseri ziri kwica abantu benshi hano mu isi. Yabona ziri titaye kugura umwana, uri umukecuru, uri umujene, uri iki, kanseri y'umwijima iri kwica abantu benshi cyane. So reka turebe ku bimenyetso byayo kugira ngo ushobora kubona ibintu biri fishi ku mubiri wawe, ukaba wagira uko ubigenza, ukaba wagira uko ubasha kumenya ngo ndwaye ibi. Ikintu cya mbere rero ni ukwabara cyangwa kumva uburemere mu ruhande rw'iburyo hejuru mu nda, aho nyine ubwo umwijima uherereye, kumva hababara cyane, kumva haremereye. Rimwe na rimwe ukabyumva ukumva ni ibintu bisanzwe, rimwe na rimwe ukabyumva nyine ukajya ufata nk'aho ari ibintu bisanzwe, ariko ntabwo ari ibintu bisanzwe. Icyo nacyo ni ikimenyetso cya mbere kandi gikomeye kikwereka ko ushobora kuba ufite kanseri y'umwijima. Kubabara uruhande rw'iburyo bw'umubiri hejuru, rw'inda hejuru, ndetse no kugira uburemere mu nda. Usanzwe inda ni ikintu cyoroshye kugitwara, ariko iyo wumva hatangiye kuremeramo, nta mwana ufitemo, ntaki, ubwo haba hari ikintu kiri fishi kiri mu nda. Ikindi ni ukugabanuka kw'ibiro utabiteganyije. Iki ni ikimenyetso kiri common kuri kanseri nyinshi zigiye zitandukanye. Abantu benshi bafite kanseri barananuka cyane, cyangwa ibiro bikagabanuka nyine drastically, nyine ugashaka n'impamvu biri kugabanuka wowe ubwawe ukayibura, ugashaka n'ikintu kiri gutera ko ibiro bigabanuka ukakibura. Rero icyo gihe biri kubona utanabigizemo uruhare, utari gukora siporo, utari ku marejime atandukanye, ukabona ni ibintu bibaye, jya umenya ko ari kanseri runaka. Ubwo turi kuganira ku y'umwijima, ubwo ni ikimenyetso cya kanseri y'umwijima. Ikindi kubura peti cyangwa guhaga vuba wariye ibiryo bikeya. Hari abantu bita ngo binini n'ubusirimu, ariko kubasha kurya nabyo ni ibintu byiza. Kubasha kurya ni ibintu byiza, sinkubwiye ngo ujye nka ngunda, ariko kubasha kurya nyine bisanzwe biri no mu nk'umuntu usanzwe ni ibintu byiza. Ukaba ufite apeti ukarya ni ibintu byiza cyane. Ariko niyo utangiye kujya ubura apeti, uriya akantu gatoya urahaze, uriya akantu gatoya indi iruzuye, haba hari ikintu kiri fishi. Icyo gihe nabyo urumva ni ikimenyetso cya kanseri y'umwijima. Rero ugomba kubimenya. Mukajya mubona abantu barya duke cyangwa barya ngo bakahita bahaga ngo umve ngo ni ubusirimu, hari igihe aba ari uburwayi. Rero niba ubishoboye bivune. So ikindi ni umunaniro ukabije cyangwa se umunaniro udashira. Cyose ugahora unaniwe, aho wicaye uri gusinzira, aho uri gusinzira, ibyo uri gukora uri gusinzira, nyine wa munaniro utakibasha gukontorora, uri out of control, utakiri mu bubasha bwawe nk'umuntu. Ikiragihe rero iyo utangiye kugira umunaniro nk'uwo, kaba kabaye ubwo kanseri nyine tayari bayakwatatse, kugira umunaniro ukabije utanashira. Ikindi ni ukugira isesemi kenshi no kuruka kenshi. Ikintu cyo ni ikimenyetso kikwereka ko umuntu afite kanseri. Sometimes aba ari ukuruka kenshi no kugira isesemi. Hari n'abantu bakorora cyane. Rero iyo ugira isesemi kenshi, nta kintu wariye kigutera isesemi ubusanzwe, kuko urya isesemi burya ni reaction ku kintu runaka, it's like an allergic ku kintu runaka, niko twabyita. Niba nta kintu wenda uzi ufata gishobora kugutera isesemi wafashe mu byo wariye, niba nta kintu wenda gishobora kugutera isesemi, ariko still ukajya ugumya uruka, akaba ari ibintu bihoraho biri kugenda bikomeza, tayari warwaye. Ikindi ni ukubyimba inda kubera amazi menshi nibwo atangiye kuza mu mwijima cyangwa se mu mubiri. Ushobora kubyimba inda ukabifata nk'ibintu bisanzwe, iyi ni nyakubahwa, nyine ukumva ko wenda nko ku bagabo igihe umuntu abyimbira akavuga ati iyi ni nyakubahwa. Hari igihe umuntu abyimba inda, umubyeyi akuba mama akavuga ati I'm African mother who is proud. Iriya nda mu bihugu bitandukanye, buriya tanyamo na Australia, ariko hari ibihugu nyine iyo umubyeyi abyaye ntazana iriya nda, ntabwo bashobora kwita umubyeyi, ari ibihugu batakwita umubyeyi. Muri Nigeria iyo umubyeyi nyine ku babyeyi ba mbere barabyara ukazana iriya nda, nyine kumva nyine uri umubyeyi uri proud. Ariko bishobora kuba ari n'uburwayi nyine, bishobora kuba ari uburwayi nk'ibyo byose, nk'iyo kanseri y'umwijima. Ikindi uruhu n'amaraso guhinduka,
uruhu rurahinduka n'amaso bigahinduka umuhondo. Ibyo ni ibintu wareba ku muntu ufite umwijima na kanseri y'umwijima. Rero nuko amaso aba umuhondo ndetse n'uruhu rugahinduka umuhondo. Ikindi ni inkari zijimye n'umusarani uhinduka urwerurutse. Inkari zijimye zo ni ibintu bisanzwe, ni ibintu byerekana ko umuntu afite umwijima, ariko umusarani wo ushobora kuba wenda utarubizi, umusarani w'urwerurutse. Ibyo ni ibimenyetso nabyo biza mu bintu biri kuva mu nda yawe. Hari inkari, hari n'uwo musarani. Ubwo rero iyo wabashije kubimenya, cyangwa niba uri no kubibona cyangwa se undi muntu wabibonyeho akaba atazi diagnosis y'ibyo bintu, ikimenyetso cya kanseri y'umwijima. Ikindi ni ukwishimagura cyane bikomeza. Hari ukwishima bisanzwe, hagiye n'ishimagura bikomeza ku mubiri nta n'impamvu igaragara, ntiwarwaye allergie, nta bintu byakurumye, nta kindi kibazo ufite, ariko uri kwishimagura cyane uri kwishwatagura, kandi tubyita kwishwatagura. Icyo gihe rero akenshi uba ufite iyo kanseri. Icyo ni ikimenyetso rero cy'iyo kanseri y'umwijima. Ikindi ni ukumva ikibyimba cyangwa ubukomere munsi y'imbavu ku ruhande rw'iburyo. Hari umwijima uba nyine ukumva harakomeye, ukumva harabyimbye. Icyo gihe nyine uba watatswe, satani aba yakugendereye, uba watangiye kurwara kanseri y'umwijima. Hano iki ni ikimenyetso cya kanseri y'umwijima. Ariko ibimenyetso ntibisobanura ko ufite kanseri exactly, ntabwo bitabyerekana ko byanze bikunze ufite kanseri. Ushobora kuza ari urundi burwayi bwo mu nda runaka ufite, ariko biba byiza iyo uri kubona ibimenyetso bimwe muri bino ugiye kwa muganga akagusuzuma, akaguha diagnosis y'ibintu urwaye, akakubwira ikintu urwaye, bityo bigufasha kwirinda, bikagufasha no gufata treatment cyangwa se imiti hakiri kare. Kanseri y'umwijima iri kwica abantu benshi. Hari umujene wapfuye mu minsi yashize, mu kwezi gushize. Umujene n'umustar wo muri Nigeria wakinaga filime. Ni kanseri y'umwijima, niyo atari impyiko y'umwijima yamwishe, ariko byanteye amatsiko yo kwibaza yica abantu bangahe. Yica abantu benshi cyane, yica abantu benshi. kandi kwirinda n'ibintu bishoboka, kwirinda n'ibintu byoroshye, kwirinda n'ibintu wafatira umwanya. Ahubwo ikintu gihari abantu dufite nk'ikibazo, ureba ikintu kumva ntushaka kukirinda, ukavuga uti ndakirinda ariko kirantwara igihe, ndabigenza gutya ariko biri kuntwara igihe. Ariko nta gihe mu buzima, my friend, nta gihe mu buzima, nta gihe utatakaza ku buzima bwawe, nta n'igihe utasacrificinga cyangwa se katubivuge gutyo kugira ngo ubuzima bwawe bube bumeze neza. Rero utangiye kujya wiganira, ndirinda se biragenda gutya, ndirinda se ibi byo kuntesha umwanya, izi regime nizo kuntesha umutwe, biriya nabyo ni ibi. My dear, you are dying. You are dying. Ubuzima bw'ubu ni ubuzima buri fragile, ubuzima busaba kwitonda. Rero utitonze, subscribe.